muri aka kanya ukurikira agaseke k'amakuru official abantu batakazi reka manze manyurizemo aka kantu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze ko nta gahunda bufite yo kujya mu biganiro byaturijwe na Tabombe kibazo ateka Afurika y'Epfo bigamije kuzana amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibinyamakuru byanditse ko umuryango washinzwe na Tabombe cyari watumiye leta ya Kongo n'abayirwanya mu biganiro. Abarimo perezida w'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Nguyu mugezeho bajya kuvugana kureba noneho urambonye mu myaka yashize ari ibintu byari byarateye ku bantu bakoresha ama YouTube ngo kanaka tumuguye gitumo ko abantu batakigwa gitumo mwayiguyeho irashira byagenze ngeze nguteguza nari mbizi ko hari cyakora nawe nguye gitumo wa nari mbizi ko hari kandi numvaga ko ugomba kuba hari nk'inshingano zawe nyine mu kazi yego ya nibyo urumva kuwa gatandatu buri gihe saa 3:30 kugera saa 6 mba ndi gusesengura good bagukurikiye cyane makuru yaranze icyumweru yego nsohotse rero mbona nguye hejuru y'ibyo byose Alphonse Twahirwa umeze neza nta mahoro meze neza ntacyo nshinja Imana Twahirwa ku ruhande rumwe ndabona atambaye nka Samu afite n'akantu kabiranga ni umugabo ni umusore cyo mbona ndabona ari umugabo ni muntu ki ni umuntu usanzwe Alphonse Twahirwa ndi umugabo ndi umupapa ufite umugore umwe n'abana b'abahungu n'abakobwa utabura n'uwatereta ariko oya gutereta naraterese nyuma ya 2018 ntago nongeye gutereta byahise birangira se nawe burya nejo bundi mu gitondo 2018 mu kwezi kwa ariko imyaka 7 gutekereza ko ari ikintu cyoroshye samwe hari umugore wajya gatubwira je nitwa kanaka mu nama mfite umugabo amanama ntabaho mu nama ni nama yego mfite igitugu umugabo n'umwana n'abagabo b'abanteta ni karabaye kandi ubwo akanabyemera ngo kuri gushirira mu biganiro ayinya yego mu gaseke se harimo iki no musi hashyizwemo iki mu gaseke ntabwo burya ibintu bijya biburamo na mukanya abantu baze kugakurikira baraza kubibona nk'ubu mu kanya gashize mu masaha atari menshi cyane nko muri Uganda for example wahoze yobora CMI Major General kubutasi yes ubutasi bitwa Birungi bamutaye muri yombi ku munsi w'ejo baramuhamagaye ubutasi ariko yaramaze imyaka 2 asimbuye ku butasi ariko noneho nkurikije ko ibitangazamakuru kwa kuntu mba nararanganije amaso ndeba ngo yigeze gutanga amakuru abeshya ko komanda ukomeye cyane wa ADF bamurasiye muri Kongo ayewe noneho umugabo w'ikirenga waza kumira ati birongera kubeshya noneho bije bikurikira mu minsi mike ishize buriya hari ibintu abantu bajya banga yari amafaranga ngana ateye uwo mugabo uvuga ko wapfuye sinzi niba yari hose nka dame cyangwa bwana ariko amakuru mfite nabonye mu bitangazamakuru byaho bya Kampala ejo bundi umugabo mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhozike na Rugaba yaravuze atariko mu gisirikare harimo ruswa atanyizamo icyo umuntu yakwita nka crackdown ati reka turebe niba amakuru tubona y'ubutasi ari byo ngo wabonaga bakoresha amafaranga menshi y'ubutasi noneho amakuru bahaye bakabaha amakuru bakukinze cyangwa amakuru atariyo arayakemanga bahimbise ibwe batumiye mwicaye hasi bigeze rero kuri Birungi rero kuri urwo rwego bati wabeshye ko mwinshi ikihebe gikuru muri Kongo none twumvise ko kikiri kizima CIC yavuze ngo amafaranga yose yatanzwe mw'ibyo bintu ruswa burya ntaho hitaba urayagarura amafaranga urayagarura ntabwo tuzi niba bizamuhama cyangwa bizagenda gute oya niba kiriho urumva ari warushinze kugidekarara ko ngo kiriho ntavuze ngo bakishe pe burundu ubwo wenda bakora na ADN zacyo rikomana ariko ntangira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo biba mu nzego za zindi zagowe nziko nko muri za minanki bakukinga nibike ariko icyo kintu bayingana ibyere
erega ibintu byose bama amanyanga. rimwe nigeze kuba ndi kuganira n'abantu buriya nubwo mba ndi mu gaseke ariko burya nta makuru umuntu atamenya ari ureba ukazamura ukareba ibyo ari byo no muri minawate minagiri naho byigeze kubaho inaha naho byigeze kuhaba umuntu wari PS bamutuma inka zitanga umukamo. Iyo nkuru urayibuka? Utambwire. Inka zitanga umukamo. Reka niba hataraje zifite ayepfo na ya ruguru. Bati Ubuholandi nk'igihugu kizwiho kugira inka. Yego. Simbuka ujyeyo. Nyaruka. Hanyuma rero data wa twese nawe yagombaga kubonamo. Arumva. Nawe bari nawe yagombaga nawe yashimye. Nawe urumva nawe. Naye ndazikeneye. Ndazikeneye. Umugabo aragiye azana inka. Aragiye azana inka ngo ikamwe igikombe bakarindira gatatu kugira ngo cyuzuze. Donyido ati Pierre ati ibintu rero ntago bizavamo. Ntago nongeye kongera kumwumva muri politiki ya Zamburi. Ngo hari n'undi ngo batumye. Ngaragenda. Cyangwa baramutumye ntiyagenda. Ariko ibintu by'inka nayimvuze ko umuntu ntabwo navuze amazina. Si ubwa mbere iyo kese y'inka iba. Buriya muri Repubulika ya Kabiri aferi y'inka yaravuzwe. Naho yigeze kuvugwamo aferi z'inka. Yari igiye guhitana umuntu wahoze ari nimero 2. Oya ngo hari indi yaje. Izindi ngo ziraza. Erega ntago uvuze ngo nago ziza. Hazi zitarizo. Nyine ngo arizo. Ugatuma inka z'inzungu bakazana inkuku. Zazi n'izibihembe gusa atari n'inyambo. Yewe n'ifumbire idapfa kuboneka. Cyakora hari umuturage umwe nigeze guhura nawe wabyanze. Umuturage w'i Rubavu no mudamu ndabyibuka i Rubavu. Urabona gahunda yagira inka igitangira. Yigeze guhindura izina gatoya. Gira inka muyobozi se? Yego. Yatangiye rigira inka munyarwanda. Barebye ukuntu ahantu ziri kwerekeza. Nta muturage ugomba gutunga inka umuyobozi ntacyo afite. Barabihindura. Abaturage bati mubihindura mu byitwa. Abantu batanga amakuru uramenye. Abantu batanze amakuru batariko kubanza amazi yose se abanze arangiza utunogo twose ubundi akomeze gushoka. Icyo kintu baragihinduye ariko ikintu ngiye kuvugaho umudami Rubavu baramuhamagaye bati ngwino ufata inka. Ahageze arayeba atumva ati iyi nka ntago nyitwara. Bati none se uruzi si ikinyamahembe ati ni inkangabasha. Inkangabasha urayizi? Oya. Inkangabasha n'agasimba. Nta nubwo ari Nyabukondogoro. Ntabwo narezwe nabi ku buryo natuka inka ariko naye narayirebye narayibonye. Wayiboneje amaso yo. Narayibonye n'amaso yanjye. Yesu. Wari kwiheka ku rutugu ukayitwara. Buhene. Bukwavu. Noneho umubyeyi ati cyakora rero nanone ku rundi ruhande ati bene iyi ngiyi nuyitwara ntizatuma ujya gukora n'utundi turimo tw'amaboko kandi nta kizakuma. Nukuyirwa arayanga ati umukuru w'igihugu yatangije gira inka ntabwo yatangije gira itungo rigufi. Ariko man niba ari itungo rigufi mu bivuga ukwabyo ariko mwe kubyita inka. Urumva ko rero aferi y'inka uyijyanye na aferi y'ubutasi abantu buri gihe bashaka kugenda bakuramo utuntu ariko burya ntabwo biramba. Oya umva ngo uko byagenze urundi rugero ku nka ngo barazizanye ikamyo niba ari indege niba ari kidege kingana gute kiraziza gitwara imizigo. None ngo ziri mu rugo urwo rukuru runaka urwo wazitumye ntago ari ngo zose. None ngabahungu bakabaraho nyine katisa kwa n'umuntu ashobora guhinka nk'akagori gutya igiye gutapfuna yakoco iramukatura. Arebye bati yarebaho nk'imurumye kabona hasi no hejuru hararumye. Toya pas possible. Iyi nka bimeze bite? Nese inka zahandi zigira amenyo hasi no hejuru. Ati inka ifite amenyo ya ruguru. Ingorira kwirama muri ubwo bwatsi bukuru. Bati karabaye timusuzume n'izindi.
bajya bazitera ibizuru hejuru bakabona zagosekera. ariko se ubundi ubusanzwe ntabwo inka igira amenyo haruguru. wabaye mu nka ntabwo igira. wabaye mu nka nayigira igira yepfo gacwa. ujya ubona ibimasa iyo byivuga cyangwa n'inka nzima biri kumosa byose nyine. ntabwo inka igira ya ruguru gacwa. inka basanga zose zifite amenyo ruguru. batiza inka n'incanka baratuka. ariko nanone muza n'uwazizanye ku rundi ruhande, kandi ubwo wazizanye ni dogitoro, ni umuntu arakomeye, nuko nyine ni ikitabashwe mu bandi arayoboye. bati birasubirwamo ariko izi nka uzikura hehe? izi nka ni zihe jene? izi nka ni bwoko ki? ni inka muntu. izi nka ziryana. ariko abantu ntabwo baryana. ngayo nguko ni ibijya biba gusa urumva ko n'uwo nguwo muri Uganda nabwo nyine kabaye ntayari mu gaseke ubwo abantu basimbukiremo. abantu basimbukireho ni agaseke k'amakuru bafite. hanyuma Alphonse, itangazamakuru numva utari bayemo imyaka mike. Gisamu tuvugana 2015 bisatira rwose nko ku musore mu kwa 9 ni umwaka wa 10. uri bayemo imyaka ingahe wowe? si ubwo ni ryari si w'icumi ruzuye? ntabwo iruzuye. burasi 10 irimo. natangiye muri 2012 nandikiraga website yandikaga ku bintu bya fashion mu cyongereza. fashion buriya icyo gihe mu bintu bijyanye na fashion ndetse na showbiz hari hagezweho basabe na ba Theogene. Imwe icyo gihe za 2012 nubwo nibwo ninjiyemo. Theogene ukwezi bari mu gihe n'inyarwanda bya numva nibyo nagiyemo icyo gihe, ariko ntabwo natinzemo. ubwo nagiyemo twandikaga mu cyongereza icyo gihe mu bintu bya fashion, ariko mbura ntabizi, numvaga nyine ntabyumva. hanyuma njya gusaba gukorera mu nyarwanda, yari igezweho icyo gihe yari igezweho. hanyuma mpageze kubera ko nakundaga inkuru ziri hard kurenza izi za entertainment. nsanga iyo chapitre bari tarayigira, barambwira ati ariko dufite website yitwaga urukundo.com. urukundo urayizi? urukundo.com narayumvise. Kabutindi nayanditse. yari na Kabutindi reka nayo narayandikiye inkuru nkeya. hanyuma ubwo turacyari 2012 undi muntu washatse ko dukorana yitwaga umusingi. no mugabo ninde? umugabo w'umusingi ninde? mazina yabo narayumvaga simba. umugabo w'umusingi ninde di? njya mbona muri iyi minsi afite na umusingi ni afite na channel, njya mbona ari Uganda yitwa nde ko mwibagiwe. hanyuma bo bandikaga inkuru za politiki. noneho yani Gatera uramuzi? no kumwumva ariko je nago ndi mwongeye ndamuzi. urumva wowe 2015 uracyafite imyaka nyine ari nyitaguza aribwo nyinjira muri utwo. hanyuma bo bandikaga inkuru za politiki. hanyuma ntabwo nanditseho igihe kinini, urumva ntuza print media yari imisa n'igende itakaza imbaraga. hanyuma nakoze no ku muryango kwa Yozefu. nakoze stage kwa Yozefu gatoya cyane nandika. hanyuma 2013 mu kwezi kwa gatatu njya gukora stage muri Flash. mu kwa gatatu kwa 2013 harimo bateo barasa. harimo n'ubu turacyari kumwe n'uracyari. harimo bateo bariji ba Mutabaruka Angel twarakoranaga. narabakurikiraga nabaga ndi n'utuye kuteri nigira muri kaminuza niga. Ibigano biri hadi nabyo ni mugoroba. stage irangiye mu kwezi kwa 4 turakomezanya. hanyuma bigeze mu kwa gatandatu kwa 7 njya gukora muri Good Evening Rwanda Angel Mutabaruka. bo urumva hari team nini twagiye dukora n'abantu benshi. nyuma bigeze ubwo nza muri Good Morning Rwanda. hanyuma bigeze ubwo izina turi translatinga turishyira mu Kinyarwanda
ikaze Munyarwanda kubera iki sinkubaza akazongoyiwa akazongoyiwa se wowe urakazi mbo urugendo n'urwo aho kuva ninjira muri Flash 2013 mu kwa gatatu ntabwo ndasohokamo. Okay. Turakorana amakuru n'ibiganiro bitari entertainment ariko abantu bamenye hano kuko n'ahandi hose nahakoraga umva ibinyamakuru byandika akenshi abantu bandika se umuntu ubazi ariko yanjya muri Google nkareba article rimwe nkanazibura sinzantu zagiye nazireba nkanazibura bijya bibaho ahangaha rero naje njya mu biganiro ngaragiwe n'abantu bakuru Kambyeme aba Theo Barasa banjeri Mutabaruka ba Elias Nizeyimana ba Vitali Karangwa ba Kerema ba Peter Muyombano Peter Muyombano ariko abantu bose twarakoranye ajya banavuga ko uri umuvandimwe yego turi impanga ajyaga mbivuga se wari uzi ko ari ukubeshya oya Peter ni impanga yanjye impanga Peter Muyombano mu maraso se cyangwa ni mu kazi no Peter Muyombano ni inshuti yanjye ni umuvandimwe ni impanga yanjye muvukana mu mwuga ukomeje kunca abantu benshi bakunze kubyibazaho hari numwe twarakoranye tukorana neza turuzuzanya kandi burya kugira ngo tuzakorane unanire kiretse cyangwa nkunanire ubwo simbizi amajwi yacu burya ngo yendaga gusa yigo hari ukuntu amajwi yacu ngo yendaga gusa hanyuma abavangu nese ko yafite n'ubwanwa hari twigeze ku kimina twabanagamo turi abasinyateri twembi ntago bamenyaga ngo bagiye kubikuza n'undi taki iyo twagera twari inyangamugayo kandi uyu munsi turacyarizo ariko iyo nageraga kuri Beka matari ko se wowe na Peter ni impanga yanjye rwose naho ari ndamusuhuje impanga yanjye twizera ko ameze neza afashwe neza kabisa turavugana iyo bibaye ngombwa. Alphonse Twahirwe iri tangazamakuru ryacu yuteyemo icyumvirizo ukuntu urihereye ufatiye no kuri icyo gihe cyabyo tumaze kuva muri za nkuru zari zitoroshye za 2010 urabizi ikinyamakuru kigasohoka runaka bamutamije amabati bamugeze gute twinjira mu rindi rimeze uku nguku nyine rigendera ku magi ubaho rigeze risigaye riri muri tubivuge nibishaka badufunge noneho tukanga kuvugira kuri mainstreaming kuri ibi bitangazamakuru bikomeye tukigira ku mpande ndavuga kuri social media reka nkubwire yego ndumva n'ubwa mbere nkoze n'ikiganiro kuri cano nimunyakira nzahaguma n'umugisha abantu bo ku marembo batubwire agaseke k'amakuru abantu bo ku marembo batubwire niba agaseke k'amakuru mukemeye cyangwa mutakemeye nimutanyakira nzagumaho ndi ariko buriya nseruka uruzinduko rumwe kabisa bivuze iki ntabwo nkora itangazamakuru ryo kuri mikoro n'iryo hanze ya mikoro nibwira ko ibi turimo tuvugana hano niyo ni kuri mikoro y'aba radio ya televiziyo nibyo mvuga iryo tangazamakuru rigendera ku magire amugabo usuko utararigeramo ariko reka nkubaze ni iki kintu ubundi gituma mugendera ku magi atameneka ubundi se kuki wumva wamena amagi ukisanga mu mureti kandi umureti barawuteka ubundi kuki wumva wamena amagi yari mu kigori yaradamaraye igihe cyaje kugera itangazamakuru rero buriya nabonye hari ibintu bibiri nabonye mu itangazamakuru itangazamakuru ryo ku ishuri n'itangazamakuru ryo kuri firidi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane ku ishuri bakubwira ibintu uhita ujya mu rugo kuri firidi rero uhura n'ibintu bikaba ngombwa ko nyine nawe ugira uruhare mu gutuma bya bibazo bishakirwa mbese ubu ngubu nyahonyekwa oya ubu hagezweho itangazamakuru ritanga ibisubizo hagezweho itangazamakuru ritanga ibisubizo ndibonamo ariko rikagira ibibazo by'abantu batazi kwakira ibisubizo bitangwa n'itangazamakuru reka mbisobanure akazi k'umunyamakuru si ukujya kubona ikibazo ngo ugende wongorere meya kuko ntabwo uri adivayiza we
iyo ugiye ukagaragaza ikibazo wabonye rero ngo babaye mubi imbere ya meya ngo babaye mubi ngo bagomba kumuhamagara di nugeze ko mwataka igihugu mukorera si cyo dukorera ubundi mwagiye mwitonda. aha igihugu dukorera twese ni kimwe ariko inshingano dufite ntabwo ari zimwe. none zo akazi k'umunyamakuru n'umusirikare ni kamwe? oya, twese si igihugu. niyo mpamvu rero ibyo abantu bavuga ngo ni ukugenda ku magi n'iki, nibwira ko kami ka muntu itonde. impamvu uvuga ngo kami, hari abanyamakuru bahisemo uwo murongo wo kubona ikintu agahita ahamagara. yahamagaye nyine ubwo sinzi niba byitwa inkuru, sinzi niba uri ijisho ry'umuturage, sinzi niba uri iki, bimwe byaba nyine ngo muze mukureho uyu mwanda se hatagira bagenzi bagira usanga sinzi uko babigenza. ariko ngiye ntekereza ko rimwe na rimwe ni ukutamenya. Twakunze kuvuga ngo abayobozi bacu bose babigisha ikintu cyitwa media literacy, bagire nibura nonsiyo ku buryo itangazamakuru rikora. yego, hari abo numvise nyine kuko ngo bazi ko ngo abanyamakuru nta bushobozi ntaki uzi ko hari igihe njya mbyuka nka suku bwino hariya hasi ku muhanda ntagamije gukomeretsa, yego, ngamije ko niba ari ikibazo gihari abantu bagikosora. yego, ntabwo ndi umujyanama wa komite runaka ngo ibyo mbonye njye kuyongorera. akazi kanjye ni ugutangaza amakuru ntawe mputaje, azirongaza icyo kintu mbona ko kuko ari ukuri nakibonye ko ari ukuri, ndakivuga. none nawe ufite inshingano zo gukosora, ugende ukosore, cyangwa ugihakane nyine nk'uko bamwe bamize. no, hari abantu nabonye bazi guhakana ariko nabyo ntabwo twabarenganya. buriya iyo uri umuntu udafite imbaraga bakakujyana mu bintu bisaba imbaraga, iyo hageze uzi icyo bita kwigwangaza, uragenda ukigwangaza, ukihagika amatugunguru, ukagenda ukihagika amatugunguru n'iki byose. nibwira ko wenda ntavuye mu murongo w'icyo wabazaga. itangazamakuru turimo dukora uyu munsi ritandukanye n'itangazamakuru abatubanjirije mu myaka 20 ishize bakoraga. yego, ryari analogue, uyu munsi turi digital. abanyarwanda benshi ntago twari dufite abanyarwanda benshi bajijutse. none uyu munsi duhanganye n'ikintu cyitwa citizen journalism. nabo barashaka kubyivugira, n'umuturage arashaka kubyivugira. urabona smartphone zarateye. yego, ufite smartphone internet irahenze nibyo, ariko wowe ufite yose burya baraguha. hari utwo baguha. ufite Gmail, ubwo bivuze ngo ufite na YouTube cyane, ufite WhatsApp, uratwika status. itangazamakuru rero kugira ngo rihangane n'icyo kintu cyose, hari ibyo bisaba wenda bidahari tudafite. inkuru urajya kuyigeraho uguhamagaye yashyize ku rubuga rwa WhatsApp neza, wowe ugiye kuzana iki? nicyo njya nkunda kuvuga ngo abanyamakuru dukwiye kujya dusenga, tukagira ingabire yo kugira akantu ko gusesengura, ko kugira andi maso abandi bantu badafite. kuko ugiye kuvuga inkuru abantu bafite babonye, urayivuga gute? bwabonye umwuga niho buza kureba uruhande nyine uruhe runaka. umuntu arakora impanuka mbere yo kugira ngo atabaza, akabanza agafata amafoto n'amavideo n'iki byose, arahisha inzu akabanza akagira gute? nawe wirukankane, nawe uhita ugenda n'amarembo kandi utereyo kamera, mbere yo gukuramo intebe n'ibitanda n'abana n'iki, arabanza atwike stati. bivuze iki? bivuze ngo uyu munsi itangazamakuru dufite ibibazo byo kumenya ngo ni iki kiri inkuru, ni iki cyabaye staged, ni iki kintu abantu bakukwinze. nta bantu bakukwinga bagamije gutwika. uyu munsi hano hanze ujya mbibona. reka nkubwire, iri koranabuhanga dufite ni ryiza, ariko ni n'igisasu ku bantu muri mu mwuga w'itangazamakuru. birimo birasaba ubwenge n'ubuhanga, kubera ko ibyo uvuga byose abantu bose barabifite. ejo nayo nicaye ndimo ndeba ku mihanda, burya nanjye ku mihanda burya mbaho, bitari cyane ariko nanjye mbaho. ngiye ko nambona kabutindi y'umusore yicaye kumva
ndebye hirya mbona hariho isura y'umuntu mbona ndayizi. Se wamugana narakabonye karakantu bamwe bati ukaba ari uwanjye we. Nyuma ndavuga nti simuka byaramwe ko abantu duhangara biriya nabyo se turabyita journalism, biriya nabyo ni itangazamakuru se, ariko ikigusetsa nibyo abantu bashaka kureba, nibyo byarebwe. ariko wibaze ngo kuki abantu bashaka kureba ibintu bitari byo, nuko ibintu biri byo mu bijyana mu bwoba cyangwa se subwo n'ubwoba niki cyangwa kudashaka kubijyamo. Noneho umuntu icyo yari ategereje kumva ntacyumva akavuga ati n'ubundi ubuze icyo ashaka afata icyo abonye, reka njye kureba umuntu wicaye kumva uri aho ngaho uri mu borogo uko bamwasaguje. ariko akenshi ni ibyo ngibyo. Noneho ikindi buriya dufite na sosiyete itari friendly ku itangazamakuru. Sosiyete yacu nyarwanda ikunda itangazamakuru rwihishwa. Rwihishwa? Yego. Cyangwa iyo impamvu uvuga ko ari rwihishwa, impamvu uvuga ko ari rwihishwa ndabisobanura gute mu buryo bwumvikana vuba. Umuntu wemera kuguha interview byayindi niba ari ushaka vox pop cyangwa se ibitekerezo by'abantu ku ngingo runaka, udafite ikibazo ntabwo avuga. Ariko kubera ko ugiye kureba usanga kuzi, bivuze ngo nundi asanzwe gukurikira yicecekeye. Yacecetse akakwihorera. Abanyarwanda bajya mu itangazamakuru iyo yagize ikibazo. Ubundi sinzi igituma abantu batarivugisha, ariko nigeze gukora ka research gatoya. Buriya nta muntu n'umwe wifuza ko abantu bamuvuga uko ari n'uko atari. Abantu benshi dukunda abantu badusingiza. Kandi none buriya ntabwo akamaro birimo n'umugisha. Ntabwo akamaro k'itangazamakuru buri gihe ari ugusingiza. Hari igihe biba ngombwa ko ikibyimba abantu ukibereka bakagikanda bakuramo urubuto, ubundi bakavura inkovu umuntu akaba muzima. Wari uzi ko ba bantu bahamagara mu itangazamakuru bavuga ngo ariko ahangaha bimeze bityo, uzi ko hari abantu ku giti cyabo babyibwirije cyangwa se babibwiwe n'abandi bantu bamurondera bakamushaka bakajya kumureba atariko nkawe urashaka iki? Washakaga iki? Nigeze kugira abantu nka batatu barambye bati abantu baradusuye batubwira batariko urahembwa urashaka iki? Hembwa? Urahembwa uri mu kazi ko kugambanira igihugu kubera iki? Kuko uvuga ko nyine hano isoko ntiryaremye, abantu badafite mituwele, abayobozi bahagaze ku marembo bafashe n'inka n'ingwe kabutindi zose baziritse yara ku muhanda nta isoko ryabaye. Umuntu uhamagaye akabivuga akajya kuri uwo mwanzi w'igihugu ninde? Ibaza Samwe ku myaka yawe wakwifuza ko umuntu akubrandinga umwanzi w'igihugu? Rakatsindwa. Umuntu akajya ku marembo akavuga ati ni cya kinyamakuru cy'amakarita atarya. Rakatsindwa. Kubera ibyo bintu nyine erega byose birangira twese turi abantu. Ariko ninde uhomba? Umuturage. Umuhanga yaravuze ngo ntabwo isi zarangizwa n'abagizi ba nabi, ahubwo isi zarangizwa n'abantu babona abantu bagira nabi bagaceceka. Buriya yego, abagizi ba nabi ntacyo bazatwara isi, ahubwo wowe n'abagizi ba nabi ugaceceka ni wowe uzayirangiza. Hane se ko intore ntiganye? Ntabwo ari ukuganya, erega gushaka ibisubizo mbere na mbere naye ndabyemera gutya. Intore ntiganye ishaka ibisubizo, ariko gushaka ibisubizo kwa mbere no kubanza kumenya ikibazo. Kandi ikindi imvugo zacu z'ikinyarwanda iyo zigendanye n'igihe iyo zijyanishije n'igihe tugezemo, arizo usanga utakabaye ukoresha kubera ko ziba zifite bene wazo bazivuguruza. Intore ntiganya ishaka ibisubizo. Umugabo arigira yakwibura agapfa. Nta mugabo umwe. Yego, si ikinyarwanda. Erega burya shabu Samweli nta mugabo umwe. Urumva? Umugabo aribura. Umugabo aribura arigira yakwibura agapfa mukandi erega nta mugabo umwe. Hanyuma ikindi, intore ntiganya ishaka ibisubizo, ariko ushaka gukira indwara arayirata. Uzo nuheramo hagati. Niyo mpamvu rero nawe uhitamo. Nawe uhitamo. Ubwo sintore ni iyi. Simbizi.
noneho buriya hari igihe njya nkora ka etude kari comparative kuntu buriya umuntu yegeranye n'abandi bantu akavuga ngo se uyu munsi jewe meze gutya ahandi bimeze gute reka turebe wenda mu bihugu duturanye uburyo itangazamakuru ryaho rikora nureba nko muri Uganda ngo baravuga ngo baracenjinga ngo twebwe reka nkubwire ngo dusa n'abagambanira abaturage baravuga ngo chaque pays a sa presse buri gihugu kigira ubwoko bwacyo bw'itangazamakuru bukibereye akije cyawe kibereye mana ya my friend nizo ko ryigirwa hamwe hose ariko ntirikorerwa hamwe muri modire zijya kubaza modire ntago zijya kuba reka impamvu erega buriya ngo banze ureba aho utuye none se reka ngoye nk'urugero uyu munsi nko mu Rwanda for example dufite retard y'imyaka ingahe yiki abandi ibyo bihugu duturanye byubaka itangazamakuru no kwisanzura twari mu njyane z'ubwoko n'uturere hariko hari barimo bagaburirwa nabo bari muri iryo tangazamakuru birangira tugize n'ibyago bitabaye ahandi ku isi igihugu cyacu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi urwo rugendo rwa healing rwo gukira hari aho bigera ukavuga uti byanze bikunze reka nkoreshe noneho umutima nama umuntu wumvise itangazamakuru umunyamakuru arimo arangaho abantu bihishe ngo bajye kubavumbura byarabaye muri RTRM uyu munsi dukeneye gushaka tumubwiramo kugira ngo adatekereza ko noneho bikajyana na sosiyete isanzwe y'abaturage buriya abanyarwanda ntabwo bakunda kuvuga warubizi kandi dufite bahisha mu nda uhishe mu nda imbwa ntizimwiba ntabwo dukunda kuvuga abanyarwanda jyamo n'abavuga gute se ko batavuga cyakora icyo nabonye cyo abanyarwanda nanjye ndimo wenda agiye impamvu ubona mba nitakuma gutyo sinzi niba ari ukuvuga ngo reka mvuge ngo ndabyemerewe nibwo buzima nahisemo bwo kujya mu icyo kintu nta yandi mahitamo nta handi yandi icyo kintu nagicikira kuko nibyo bintu mbamo ariko uzarebe ukora ikiganiro cy'amasaha 3 kuri radio cyangwa televiziyo ibitekerezo byinshi by'icyo kiganiro biza nyuma yacyo andi masaha 3 abantu baguha ibitekerezo usohotse kugira ngo urumva gutinya kuvuga sinzi niba ari ugutinya kuvuga niba ari ukugira ngo bitanturuka ko badakunda kuvuga cyangwa batinya kuvuga abanyarwanda bashobora kuba badakunda kuvuga ariko se ko hari n'abarukunda kuvuga rubanda rukunda kuvuga ko rubanda rukunda kuvuga n'amagambo dushobora kuba dutinya kuvuga ahubwo ikibazo ni iki cyadutinyishije kuvuga umuturage hari ugenda akakubwira saba amakuru ubusa runaka ari cyangwa byamugendekeye gute nyuma yo kubavugisha cyagihe ariko nanone amasomo bakuye kubavuze ariko nanone buriya aho ngaho ndanabureminga natwe abanyamakuru tubigenze gute niba uvugisha umuntu aguhaye inkuru bikamugiraho ingaruka wakwiye gukora n'indi yuko wa muntu byamugizeho ingaruka noneho tukareba niba uvuge ko wamubuze kuba umuntu yabuze byose inkuru nyine hari ukuntu ujya kwisanganya umukumva uzi ibintu byabaye kuri wa muntu ibiki se ko mutatubwiye twari kumenya gute itangazamakuru abanyarwanda icyabacecekesheje ntagiye kwigira nkabo ni bamwe mu bayobozi babacecekesheje rimwe muri 2015 umumeya yigeze kubwira abaturage hazarani ku Karubanda ababwira ibitangazamakuru bagomba kuvugisha byonyine ni nayo mpamvu ushobora kujyana amarembo umuntu akakubwira nkajyana agaseke k'amakuru wa muntu kuri ya ngingo nanjye akambwira akabona ingingo zitandukanye ku kibazo kimwe
ubwo ari ureka mbivuge gutya yego ibyo byose turabizi ubwo atari umwe mu batubwiye reka mubwire ibi. iyo rero sosiyete abantu batinya kuvuga ni umukoro w'itangazamakuru wo kuvugira ba bantu. Uzabavugira gute? Uzabegera kamera wayisize muganire ubundi uze ushakisha uburyo cya kintu cye exposa nta magi wa mugani wawe umene. Alphonse Dore ikintu utaruzi waruzi ko n'abayobozi abo bantu dushinja kunigana abantu ijambo bari mwabo uzi ko nabo hari igihe kurya urwara ati nyamara buriya mwatuvugira. Did you know? hari ukubwira ati hari ahantu mwakoze meya akavuga ati rwose gavana minisita ati muzashaka ukuntu ariko se ko ari ubihemberwa ko ari umuntu ufite ubushobozi ariko nyine burya zatuvugire kuri aka kantu nyine niyo mpamvu burya mu bantu bahiga ngo abantu bavuze nta muntu ufite imbaraga urimo sure no aho utinyuhereza iki irya tungo erega reka dufate nk'urugero uzi reka nibuke nka saga 30 zabaye mu myaka nk'itatu ishize. Saga y'umuceri biragira ngo ikibazo cyari gifitwe n'abahinzi b'umuceri kurenza abantu bawuguze bawufite muri depo. uriya nk'umwe w'Ibugarama se erega no kuvuga uzi ko naha mu Gatsata hari umuceri burya ahubwo ikibazo nibaza ejo nahoze ndeba imibare ya leta muri import ibintu byinjiye ko nabonye hinjiye umuceri mwinshi umuceri uri mu gihugu abantu bashakuje ukinjira ari mwinshi gute kandi uri mu byinshi ubwo nta kintu humvamo uri mu bintu byinshi byinjiye kandi nta mu bintu byinshi duhinga byanabuze isoko none ubwo kuvuga iyo saga urumva ukeneye ko bivugwa rinde akenshi muri filozofi nize ramayetike ntabwo ndasa kuri buri kantu namwe mutubona mudukurikira mujye mugenda mwiyuzuriza mupfa kuzuza ibintu mwumva bikwiye kujya aho hantu apana gufata ibintu bigeze kutuvuga turi kuri televiziyo ngo dukunda ko muduha bikibindi tukiyumvira yes igihugu kiragaragaza ko mu bintu byinshi byinjiye byashoye amafaranga menshi byinjira mu gihugu ari umuceri nta mezi 3 ashize igihugu gicitse igikuba kubera umuceri kuko uri munyagirirwa ku mbuga ugize gute mu mashuri wahenze ntubu none nkibaza ariko reka nkubwire ari igihe rimwe na rimwe njya nicara nkaniseka mbakante buriya Samuel reka nkubwire waruzi ko buriya u Rwanda dukurikije politike igihugu cyacu cyagiye gishyira turi igihugu kidakwiye kugira ikintu na kimwe kiribwa kibura isoko warubizi kibura isoko yego kugeza no ku bitunguru babihingurube n'ibiki byose bikica n'amata yego komanda none se ntidufite politike reka mpere kuri politike y'uburezi education for all uburezi kuri bose buriya ingurube zinywa amata abana bayanyweye ku ishuri na mutimura wabizanye yagiye atabigaragaje uko abikora yabahaye umunsi wo kubifungura ubundi se honorable former minister ubundi kiriya kintu yakizanye nka guverinoma yakoze inama yemeza icyo kintu twabajije muri Minagiri na RAB amatara ahari dufite amaritiro akatubarira ibihumbi ngo bayanywa rwose yaboneka iminsi ingahe se iminsi ingahe ubwo yabaraga amaritiro yabonye bakamye oya ntago icyo ako nakagiro gato nguhaye gashobora kuko umusaruro w'amata umukamo warumbutse ntago u Rwanda ari igihugu cyabura isoko ry'amata no siko myemera umuceri memushoze abana bacu ku ishuri barya bagahaga oya mungo zacu atari uko wenda umwana agomba kurya amagarama abaze ntabwo bahaga urajya kwirwa usakuza ngo umuceri wabaye ikibazo abana birwa batariye amashuri yirwa beshya ngo agaseke ngo niba ari agaseke k'ababyeyi cyangwa ko nuko ababyeyi mwafashe uwo muceri aho kugira ngo unyayire no
no kuvuga ngo none dufate babahinzi bawuhinze tubagurire kuri abiri bahombe ayo bawushoyemo. none simvuze ngo bahombe. Nakunze igisubizo cya Minister wa Trade Sebahizi. Abahinzi banze ngo bashaka isoko babone kujya guhinga. Aya ngo cyagiye kiriya kintu ngo cyagiye ngo twabyumvise ngo yaranyereye oya Minister ngo nitwe twumvise nabi nyine twarihanganye kwa ko nyine twe turi rubanda. Ariko se ni gute ubundi uvuga ibintu abantu bakabyumva nabi ushinzwe uko abantu bumva ibintu neza? No, ntabwo ubundi ukwiye kuvuga ibintu ngo abantu babyumve nabi. Umutekiniko advisor arivugiye ngo ubundi bagakwiye kuba bahinze babonye isoko. Tubyumvise tubyumvise nabi siko navuze. No, inangaha rero ntago bishoboka. Dore impamvu bidashoboka. Buriya mu Rwanda umuntu wese udafite icyo akora tumwita umuhinzi. Nujya no mibare basanga nibura 80 hafi kwijana by'abanyarwanda ngo turabahinzi. Kera byari inzi ariko uyu munsi ni baba muri agriculture. Urumva? Ariko nujya kureba n'abantu bazahinga ari uko imvura yaguye. Yego. Nk'abantu buhira sinzi ko baba barenze 10%. Nk'abo bahinzi bose. Ubwo nanze gukabye. Abo bantu bameze gutyo rero. Biragoye ko bazahingira isoko kuko batazi ko ikirere kizagenda. None ni nayo mpamvu njya nkunda kuvuga ngo nubwo mvuga nkagira agati ngongera nkivuguruza. Njya ngo dukeneye ikigo cy'imari nka banki agricole y'abahinzi. Yita ku buhinzi gusa. Kuko uyu munsi ihombana n'abahinzi igenewe abahinzi gusa. Uretse mvuga ibintu ntumvugisha ibyo ntayumvuga. Uyu munsi iyo ugiye kuri banki ugira ngo ujye guhinga igishanga hepfo hariya. Yego. Baguha inguzanyo kimwe n'umuntu ugiye gutangiza shop. Kandi wa shop namara gupanga neza ibintu agateramo agatebe hariya abantu baratangira bakore. Umuhinzi nabishyiramo. Banki iratangira ibare. Banki iratangira ibare uwo munsi. Imvura ishobora igihe cy'inga gishobora kuzagera inako isaruro ishobora kuzagera atagushije imvura. Cyane. Wowe uri banki watanga ayo mafaranga. Byagorana. Yaba ari wajyoshye mu nguzanyo zitwa n'izindi nguzanyo. Niyo mpamvu nyine mvuga ngo kuvuga ko mu Rwanda dufite ibintu byapfa ubusa biribwa biragoye. Ejo bundi nabonye imibare y'ikigo kibarusha imibare. Ni akenshi ibintu tuvuga biba biri ku mihanda. Yego. Uretse ko tujye tunabisoma cyane tubwira abantu ibyo twasomye. Abantu benshi ntago bafite umwanya wo gusoma. At least nakureba bagira ikintu abona. Ejo bundi bagaragaza uko ubukene buhagaze. Ese bira nuko ubukene buhagaze cyangwa nuko ubukire buhagaze? Ubukire kuko uzi ko nabonye majority umubare munini ari abakene. Ari abakene? Yego. Ese u Rwanda ntituri kimwe mu bihugu biri bitaranajya no mu bukungu bw'ibihugu. Bivuze iki? Ubukungu buciriritse nibura buciriritse nka za Tanzania no gutyo. Turacyakene. Naye ndimo mvuga ngo nabonye nibura umubare munini w'abaturage n'abakene. Yego. Buriya iyo tujya kureba n'ubukene akenshi tureba n'ibyo bita ngo nama index. Index urayizi? Index y'ubukene urayizi? Ubushize higeze kuba crise mu ntara y'Iburasirazuba. Wa murenge bacukuramo uzahabu cyane wita ngo iki w'Ikayonza. Rw'inkwavu. Aha. Yego. Rw'inkwavu habaye amapfa pe za 2015. Na za Murama nagiyeyo. Abantu barasuhuka. Pe hano usanga harahiye. Noneho rero abanyamakuru bati inzara n'iki aheza abantu mwebwe mwize kuragura inzara. Maze hari minisitiri rwose naramukunze pe. Aratubwira ukuntu muri UN badefinisa inzara gute biba byagenze gute. My friend, abaturage kabishywe batanavuga mwitangazamakuru. Uzi ko nanjye numvise ibintu ntari nzi kandi nitwa ngo nanyuze iruhande rw'ishuri. Ariko uzi kugira ngo ibintu ntabwo ari inzara. Ngo urumva ngo UN ngo idefinisa inzara gutya. Ariko ngo World Bank ngo idefinisa inzira ngo byahenze gutya umuntu akabivuga
ari ahantu abona neza ko yohereje y'ibiryo bamaze amezi imyaka 2 bitanakwiriye imyaka 2 nigeze kugikirehe hafatanye na Tanzania ahantu kugishanga hari kure rwose sinari nzi ko nawe hano mu buzima nzahagera barambwiye ati hano tumaze imyaka 2 nta mvura iragwa ariko uburyo umuntu aranakomera wahareba uko hameze koko n'ukuntu utwitwa udusina twabaye maze rero kumva nubuze mubayeho muto twirira ibyoga gishanga biba mawe hepfo maze kumva wari umudirikabu ibintu byo kudefininga n'iki noneho nyuma ubwo nkaje kumva nyuma inkuru z'uko ngo abantu ibintu byabuze isoko byagize gute bituma mera nkandise nka Thomas hano ukwemera mbonye uwo muntu hamaze imyaka 2 ashonje uzi ko afite retari y'imyaka 2 niba ibiryo bihari mugomba kumuha akajya arya kenshi kugira ngo amaserire yapfuye cyagihe abashe kugaruza wenda aho ngaho jorigore mpe ariko mu buryo bwumvikana niko bimeze samwe ntabwo wambwiza ukuri ko dushobora kugira ibijumba ngo bipfu ubusa bibura isoko umukamo w'amata upfu ubusa umuceri upfu ubusa mu gihugu ibirayi bigira ikibazo icyo nabonyemo ariko n'ahandi kirahaba no kuvuga ngo societe zose ku isi mu bihugu biri by'abakapitaliste cyangwa ndavuga ngo ni kapitalisme yamukubita umwice n'inyina umwoshya yacu ni kumva no ngo ibyo bintu ni umuntu ushaka amafaranga iyo atarabona aho azakura amafaranga ibindi ntago bimureba se no ku muyobozi byakabaye ari uko umuyobozi kari umushahara umuyobozi kari inshingano umuyobozi ni bakaba bavuga ngo hajyeho politiki yo gusaranganya ibicuruzwa mu gihugu ni nayo mpamvu buriya abanyarwanda mbona ibyo bavuga kandi nemeranye nabyo 100%. Dufite umuyobozi utareba mu marangamutima nk'abayobozi bamufasha bashinzwe kumufasha barebesha buriya niyo mpamvu duhora tubona impinduka za buri gihe hari umuntu uvuga ikintu ukavuga abavuga bati nizo zituma nyine n'indwara ihora ari indwara no buriya kiriya kintu nigeze kukicara uhora wirukana abakozi byo kuri ubuzageze iki ndabirukana kugeza igihe hazaboneka uwo mutima wanjye wifuza agakora pe icyo kintu je te jure ubwo bo ni wana bo reka nkubwire ngo mwagize ikihe kibazo reka nkubwire sama cyangwa no kumubwira ngo singuhemba singuha ibyo uteka kuki utabitetse hari ikintu wirengagiza nkana tukiri ku bayobozi no kubasezera kenshi ahubwo bazabasezerere kenshi cyane gute Perezida wa Repubulika ntabwo ari urambagiza ntabwo ari we urambagiza ariko ubwo nyine abashinzwe kumurambagiriza no murambagiriza ubwo nagerageza koremo abashinzwe kumurambagiriza hari igihe erega wa mugabo we reka nkubwire ntaciye ku ruhande umuntu wese agira amarangamutima ubonye ikintu cyiza nk'uko twaganiriye wabanza ukampamagara ukambaza niba ndi tayari wasanga ntari tayari ukajya gutwara ubonye nabyo usanga ari uko nguko umuntu wenda erega buriya na cabinet uburyo inakorwa nibwira ko ni parametre nyinshi zituma abantu bagira icyitwa cabinet muri ya politike yo gusaranganya nta kwikanyiza hari igihe rero bashobora kutwohereza Samuel tukamwakira kugira ngo tutikanyiza tugasanga Samuel nta nubwo azi gufungura robine ngo nuko ari mu ishyaka rya Blue Party rya buragumu yego none se urebeshe ijisho rimwe iwanyu uwo muntu ntaza ngasanga namubwiye burya agaca ibumoso nkamwereka ibumoso uko babigenza nkasanga nta kintu azi ejo ni mvuga nti genda ikibazo kiri hehe nyine abantu barahagwa nyine umugore uhora yirukana umugabo uhora yirukana abagore nawe bajya bavata ariko wa mugabo we nawe bakavuga ngo ntashoboye nta ushobotse oya ni shyashya abanyarwanda niko bivuga bati ntabwo uri shyashya oya ngiye ntabwo ariko mbyemera buriya mu bintu bisanzwe biri social abantu bavuga uko babyumva uko bishakiye ariko ibintu byaje mu politiki tuba dukeneye seriousness niyo mpamvu rero umuntu akagenda nyine akavuga ngo abantu muhingira isoko azi neza ko 10%
ari bashobora guhingiriza nibo bahingiriza kubera ko bazagena ibihe ubu si mu mvura abahinzi benshi uretse nako ubu ni mu mpeshyi uretse ko iki gihe nabonye wenda ntago impeshyi yabaye nini cyane hagiye hagoma akavura ariko ibice bihinga bituhira abantu bari mu makarita bari mu gisoro bari gukina dame abandi barimo barabyina mu buko abandi bari nuko ibintu by'amadini bitakina hari byinshi cyane hano wirwa bari gutendereza n'iki byose kubera iki ntacyo bafite cyo gukora nayo so umuntu banyiramo amafaranga azagire gute ibyo rero ubwo rero kuvuga ngo umusaruro wabaye ikibazo mu Rwanda ntabwo ari byo ahubwo abantu bafite inyungu muri business y'ibicuruzwa dusanzwe dufite inzego zibishinzwe izabegere kuko niba umuceri wateje isakwe ukaba ariwo twinjije cyane urumva ko abantu babirimo bari mu nyungu kurenza igihugu twigenderanye numva ngo birankanze ntabwo byoroshye ubwo nyine ubwo abaturage bazajya bakamayo zitahanye oya si ukamayo zitahanye nabivuze natwe dusokoze uko byoroshye abanyamakuru buriya birasaba ko mugira murebesha amaso abandi bantu basanzwe batarebesha n'icyo banze kuvuga uyo wakibonye ukibavugire kuko niko kazi wasabye nibyo nirwo rwandiko rwawe rwo rugamba ngo nuhagwa nyine uzaguye ku rugamba esa mwereka nkubaze nk'ibintu tuvuze hano ubu ni iki kintu wabaza ubu ni iki cyakujyana ku rugamba reka urabisanga muri comment umva muri comment urabisanga muri comment nzagaruka Rufosi ayo wigira uje nabi ati wa mugabo wacecetse nceceke gute se wowe yareka nkubwire niba shaka ko ngaruka tugakomeza nzagaruka dukomeza ariko nagira ngo nibutse n'abantu ntabwo guceceka ari ukubaka igihugu abantu bashaka babimenye igihugu cyubakwa n'urunyuranyurane rw'ibitekerezo iki kintu uracyumvaho iki uriya muntu aracyumvaho iki nanjye ndacyumvaho iki hanyuma tukicara hamwe tukavuga utari kubabuze n'ikindi biriya bintu byose kiriya kintu wajya amahirwe tukareba iki kiyawe wajya amahirwe tukareba niko kuntu abantu baka igihugu ntabwo ari uguceceka cyangwa kwiruka inyuma y'umuntu wavuze akantu niko kazonga abantu kwiruka inyuma y'umuntu wavuze rero samu umuntu akampamagara kantu kagura ibi bintu wavuze nese basi waperereje usanga ntibihari niyo byaba bihari akakubwira ishingiro y'uko utagomba kuvuga ngo kubera iki urimo urasabye hari ibintu ibiri pasono sinjye njya mu bintu biri pasono ariko ibintu bitureba twese nk'igihugu u Rwanda rwiza nanjye abana banjye bajya mu gihugu cyiza nta utarurota ukagenda mu muhanda mwiza ukagera gute abantu bazabubakire imikebyo igihugu cyabaye umuhanda wubaka umukebyo uceceke ngo utiteranya ejo ni mu bisikana ejo nugurimo ejo ikamyo iziha kugongere yabuze ahantu ikatira wagagombye kuba ubivuga gusa nanone ku rundi ruhande erega buriya imyuga yose irakura n'umwuga w'itangazamakuru warakuze umwuga w'itangazamakuru warakuze kuko buri muntu wese ubu ni umunyamakuru ariko arajya batubwira abanza dushata abanyamakuru mu Rwanda nawe ndetse murashoboye biriya ni ikabye biriya bintu ni ikabye icyo nagira ngo nsoreze wenda ndabona wenda tunajye mu zindi gahunda tugira tugendera mu zindi gahunda twebwe nk'abapasitoro twirwomere nko kubwiriza ubutumwa cyane abirirwa bavuga ngo mana ntabwo ari bazajya mu ijuru mbere n'abirirwa bavuga ngo bari abantu bavuga kuri ngo n'abanzi ntabwo ari bo bakunda ni nacyo kintu cyatugoye kwiyumvisha neza ko umuntu mudahuje ibitekerezo akunda igihugu niko kantu katunaniye kukumva umunsi twumvise ko kuba ntabona ibintu kimwe nawe bitavuze ko nanga igihugu umunsi icyo kintu twabashije kucyumva n'iterambere rizihuta nk'ubu ushobora gusanga hari ibintu uzi uvuze ayo mazi agomeye ahita agomoruka akagenda akajya mu bishanga kuhira ucecetse kugira ngo abayagomeye batazavuga ko wanga igihugu
umuturage niyo yivugiye ati reka da amazi asigaye mu kidamu cya meya gusa neza meya niwe wagushaga imvura wenyine ariko dusoza se nk'uwo muntu kandi ubwo wasanga baragiye kumuganiriza n'iki bo nanjye sinanga ibiganiro nanjye uzashaka yaza nganirize ariko dutere kamera nk'uko cyangwa twicare muri studio ibyo biganiro kuko biba ari na byiza bene ibyo biganiro tubisangiza abantu bose ntego ukira yenyine niba ibiganiro by'agakiza dukire turi benshi kuko muri societe ntago haba harwaye umuntu umwe abantu bose bararwaye ku mihanda wateye akajisho none warebye ku mihanda abonye kwigiri n'ibyabaye red party atari bya bindi maze iminsi se numva ngo birukanye abarwana shyaka babiri batoroshye none hahi ati ndabajyana mu nkiko biriya bintu narabivuzemo gato ndumva ntashaka kubyinjira Abanyarwanda batangira ngo amashyaka twarayarambiwe tugatangira ngo Abanyarwanda ntibashaka politiki ntibafite ibyo baheraho reka turebe ku rundi ruhande nubwo nanjye nyine buriya iyo umuntu afite ikibazo umuntu adandabirana umuha urutugu kugira ngo atitura hasi ubwo icyo mvuga uracyumva in terms of journalism ariko twicare turebe buriya ndi muri ba bantu bavuga ngo kuki nzasakuza ko mu nzu haberamo ibintu bibi ari uko bansohoyemo no guhishira turahishira no kuvuga ngo ikintu cyose wavuga uvuye ahantu kandi uhamaze igihe utarakivuze uhari uburebera urebe ati ni ishyari ni iki byose uretse ko nanone umunyarwanda avuga ko nta nduru ivugira ubusa ku gasozi ariko bo igihe cyose umuntu abashe gutobokera agataka ntitwabura kumwumva biriya bintu ko numvise bikomeye se bisaba n'inzego yewe numvise bikomeye bisaba inzego hanyuma sinzi niba navuga ko bishobora kuba byaba intandaro y'itangiriro ry'ibyo abantu batekereza nawe urimo wabonye ejo bundi noneho si kuri yase byatangiye kwa ntuza kwa mugabo ufite ubwanwa nikura byatangiye sikura byatangiye reka ntasigaranye amababa inkoko ntiyariwe inkoko ntibayiriye ku munwa hari ibibaba gusa oya niba ari ibiri ku mihanda niba koko ari ukuri ngo hahiriye ngo batwitse kwa Chateau Marara ngo nabo ngo byahiye buriya rero inkuru bene nka ziriya nkuru ziri private sinjye nzijyamo ariko wabibonye ku mihanda maze iminsi nk'itatu mbibona ariko bene ziriya nkuru nta kintu zimariye nkanjye kandi byari bimwe mu byo wabwiraga abantu samwe njye nigeze nkubwira iki nta kintu cya Chateau Marara icyo navuze na n'uyu munsi nakisubiramo naravuze ngo inyubako y'akataraboneka nk'iriya ije mu gihugu ikajya ahantu nko ku Kibuye kumbwira ko yakoraga nta byangombwa ntisinahita mbyumva iki narakivuze niba byari binancitse n'ubwo birancitse naho ngo abantu bagiyemo ngo abantu bagize gute my friend biriya bintu ni private life sinshobora kubijyamo ni amakuru nyine ariko ayo makuru nta kintu amariye umuturage urimo ukeneye kumenya niba agomba gushyira imbuto mu murima wo kwihinga rigiye kugera mu kwa 9 hageze rimwe na rimwe tujye tuba selective ntugashake kumvugisha ibintu byose sinsesengura buri kantu kose oya ariko buri kantu ubwo wazangusha no muri ya anniversaire utazangusha biriya bintu ni ibintu biri muri private sphere ntabwo bihari ahubwo ikindi kintu wa mukandida rukumbi ibitari inkuru mbonye bamwemeje Ferwafa ese biriya bara amatora biriya inkuru gute abara amatora biriya inkuru gute umuntu umwe ntitwara dutoye umuntu umwe se hari umukandida umwe tukongera tugatora undi ari umukandida umwe tugahetura ari umukandida umwe dukurikiza urutonde uko rwubatse akaramwihene karino
oya ibyejo bitandukanye n'ibyo ndi kuvuga. ibyejo bibara bejo n'ibyacyagiye n'ibyabacyagiye. Abanyarwanda cyakora muri abahanga. Abanyarwanda muri aba Shema ngo yatsinze. Twiga hoteleri twese tujya guteka. Hari igihe none umukandida yatsinze nyine none. Ariko je mba numva atari inkuru. Umuntu baragiye bamuharurira inzira barangije ngo azi gutwara imodoka ari mu kibuga wenyine. Nese undi yari bugonga iki mu kibuga. Ubundi uri mu kibuga wagonga nta byapa nta dodane nta ki. Oya. Ariko uyu muco dukwiye sinzi niba ari wenda n'ubudasa. Jone wazo badutondakanyiriza ngo ukuntu ng'amategeko itegeko nshinga ibintu byose by'inangaha bipfuye abantu babyita ubudasa. Bazarebe niba ijambo ubudasa tutanarikoresha mu buryo butari bwo. Abantu bakoze ibintu bitari byo ngo n'ubudasa bakoze ubusa biya bintu mbona ari ubusa ntabwo ari ubudasa. Niko bintu babyubatse nyine nuko. Abanyabanga ngo habanze itegeko nshinga, itegeko teka, amasezerano mpuzamahanga, iteka rya minisitiri cyangwa perezida n'andi ngo hanyuma n'amabwiriza. Ndibariza wabitubwiraga hanyuma ubudasa bukaza kuwe mwanya se. Ngo Samu wagiye ureka. Wabitubwiraga ngo Samu wagiye ureka. Nyoya ntihari igihe tugera ubudasa bugakora. Ariko ubudasa bukwiye kuza ku mwanya wa mbere. Si ibyo naye niho nivugiraga ntari gihe bubanza. Buriya hari n'iryo tegeko nshinga rikaba ryakurikira. Hari ibintu nemera kandi nkabyemera ntaburanye ntazuyaje. Urupfu rwa benshi ni umunyenga. Yego yari Amarembo TV, yari agaseke k'amakuru official. Alphonse Twahirwa batajyaga bamubona twamuberetse twamuguye gitumo rwose turabizi neza yuko nawe yibaje ati oya turaganira ibikize. Iyo ntaguza ntibari kumbona. Ibyo kuganira ntibyabura no muri comment turabudushyiramo niba mwabikunze ubutaha twagaruka mugatubwira ingingo twazababwiraho. Yes. Yego ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye. Yego nanjye ndi Samuel Mutungirehe mukomeze muryoherwa n'ibiganiro byacu kandi mwibuke gukanda kuri subscribe kuko tuba twagura umuryango w'ibitekerezo bitandukanye. Murakoze cyane.